Nkuru yacu y'uyu munsi nuko tuyitangiye dutangiranye na mukobwa uri mu muhanda arimo agenda afite agakapu mu ntoki. Ku ruhande hari umusore waje yipfutse mu maso ndetse ahetse n'umukobwa. Wa mukobwa yaraje gake gake ahita ashikuza wa mukobwa yagenderaga mu muhanda, agakapu ke kari karimo n'amafaranga menshi cyane. Umukobwa yasigaye aho ngaho akomeza kwitotomba cyane, ariko biranamuyobera, yibaza ikintu gitumye bari abantu bamutwarira amafaranga. Arangije yahise asubira inyuma arirukanka bwangu ati reka nsubire inyuma niruka, bari abantu bataza kungirira nabi. Mana Nyagasani, umukobwa yahise abwira wa undi bari bahetse yari umuhetse ku moto, arambwira ati kata dusubire inyuma tujye no kumutwarira telefoni nayo ataza kuyikoresha kugira ngo aze kubasha kuba yatubona. Mana Nyagasani, uyu mukobwa kuki bamutwaye amafaranga ye? Wa musore yahise akata moto vuba bwangu, arambwira ati kata wihuta tumukurikirane tujye kumufata ataza kugira amakuru atanga ko twabashije kuba twamwiba. Mana Nyagasani, ababashura, mbega abakobwa b'abashura. Arangije arambwira ati kata moto bwangu wihuta cyane. Umukobwa nawe yahise atangira kwirukanka kubera ko ntabwo yari arwambaye, yabonaga n'ahandi hantu ari bukuru ubufasha, ariko mu by'ukuri akomeza kwihangana. Abandi bakase moto ngo bamukurikirane barebe ko bajya kumufata. Nyagasani, ibi ni ibiki? Witegereze neza. Umukobwa yakomeje kwirukanka cyane, ubwoba ari na bwinshi, avuga ko akeneye umuntu wamutabara, ariko Nyagasani ntabwo byari byoroshye. Ariko mu by'ukuri yakomeje gukata moto wa musore kugira ngo ajye kureba ko yafata wa mukobwa. Mana y'isi n'ijuru, yakase moto, umukobwa nakomeza kugenda yiruka cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo uyu mwana w'umukobwa ese araza kugarukira hehe. Abandi bakase moto bamukurikiye baza birukanka cyane ngo babashe kuba wamufata, ariko mu by'ukuri baje biruka cyane. Wa mukobwa afata telefoni yari afite mu ntoki, arangije ayijugunya ku ruhande. Mana Nyagasani, kandi umukobwa yajugunye telefoni bamaze kumubona. Ese biraza kugenda gute? Uyu mwana w'umukobwa ko babashe kuba bamubona, ese biragenda gute? Arabacika cyangwa se? Ndagira ngo witegereze neza utaza gucika ugahomba. Nyagasani, baraje, wa mukobwa ahita ava kuri ya moto bwangu ngo ajye gutora ya telefoni kubera ko yari yamubonye telefoni arimo arijugunya. Yamaze kuyijugunya, umukobwa yavuye kuri ya moto, arangije aragenda yitonze. Witegereze neza kugira akarucikwa, aragenda yitonze ahita atora ya telefoni. Wibuke neza ko wa mukobwa telefoni yamaze kuyijugunya, ariko Nyagasani, undi mwana w'umukobwa aracyari kwirukanka ashaka ko yabona ubufasha, areba ko yabona ko hari umuntu wamutabara. Bari abantu bari bakomeje kumwirukankana, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi ngo bari kumwirukankana bamujyana yese, ariko mu by'ukuri wabibonye ko bari bamaze kumutwara amafaranga ye ndetse na telefoni bari bamaze kuyitora nayo bagiye kuyijyana. Nyagasani, wa musore yahise yongera yatsa moto, arambwira ati kati imari turayitsindiye twigendere tujye kugabana ariya mafaranga. Mana Nyagasani, umukobwa biraherera hehe? Yakase akamoto yitonze, witegereze neza. Arangije aravuga ati tugende tujye kurya ariya mafaranga, n'ubundi aya mafaranga ni menshi, ati turayakora ipasu kandi turayarya twitonze. Mana Nyagasani, umusore yakase moto, umukobwa nawe akomeza kwirukanka atazi yagana, ariko yageze aho ngaho arimo yiruka. Arangije disimenya yari yanananiwe, yanacitse n'intege. Kumva umukobwa yageze aho ngaho atangira guhagarara, aravuga ati Mana Nyagasani, ibi ni ibiki? Biraza kugenda gute? Amaze guhagarara, witegereze neza, arangije araseka cyane asa n'umwenyura. Ikigaragara cyo nuko uyu mukobwa hari ikintu yari yabahishe cyangwa se yari yabavumbuye. Mana Nyagasani, witegereze neza. Umukobwa burya yari afite indi telefoni, ariko ntabwo twari twayibonye kandi yari yayihishe. Mana Nyagasani, witegereze neza. Umukobwa yakuye indi telefoni, arimo agize kuyikuramo, aramubwira ati reka mitemo amagara noneho mugenzi wanjye njijishe ndebe. Kumbe witegereze neza, uyu mukobwa ibimenya byarabaye mbere yuko bari abajura bamutwara kiriya gikapu ndetse n'iriya telefoni. Yakuye indi telefoni wa mukobwa atangira guhamagara, ntabwo tuzi ngo nimero ahamagaye ni iyihe cyangwa se ni iyande, ariko witegereze neza. Yahise ashyira ku gutwi telefoni, atangira kwitegereza, atangira kubwira umuntu tutazi arimo avugisha, ariko Nyagasani ibyo ari kumubwira amenya byari ari bimubayeho. Witegereze neza, barakwereka wa mukobwa twatangiranye afite agakapu, n'ubundi kigaragara cyo niwe yahamagaye, ariko ashobora kuba yarihamagaye
byagenze mu buryo tutabasha kumenya ese abigenje gute. Yakomeje kuvugana n'uwo mukobwa ariko mu by'ukuri kumuvugisha ikigaragara cyo bari bambaye imyenda isa kandi banahifite udukapu twari tumeze kimwe. Arangije aramubwira ati ndakwinginze ngwino ubashe kuba wamfasha cyangwa se ubashe kuba wanyumva, kubera ko n'ubundi hari abantu bangiriye nabi ariko ndabizi neza ko ari uko bimeze. Wibuke neza ko uyu mukobwa neza imyambaro yambaye bari kuvugana kuri telefoni n'uyu wundi uri mu muhanda, imyenda bambaye ni kimwe, birasa, imyenda yose irasa, ariko mu by'ukuri nta kintu yari yitayeho. Umukobwa yakomeje kumuvugisha kuri telefoni, akomeza kumubwira ndi nawe ati nta kibazo ko biraza kugenda kose ndaza kugufasha. Ariko gihe ndi kubona uyu mukobwa ni wa wundi umwe, ahubwo ikigaragara cyo ntabwo nzi impamvu se bambaye imyenda isa n'uyu nguyu, cyangwa se kubera iki yikozemo kopi akaba ari kwihamagara. Mana Nyagasani witegereze neza. Yarangije kuvugira kuri telefoni akomeza kuvugana n'uwo mukobwa, ariko mu by'ukuri wabonaga ko nta kundi kuntu ari bubashe kuba yabigenza. Arangije yakomeje gukanura muri ubwo buryo, akomeza kuvugira kuri telefoni, ndetse wa mugenzi we yari ari guhamagara neza barasa kopi, ikigaragara cyo ishobora kuba yari imangaye. Ariko mu by'ukuri yakomeje kumuvugisha aramubwira ati n'ubundi abagizi ba nabi bantwariye igikapu, ati ariko uko mbizi neza biraza kugenda neza, ndaza kubabona kandi ndaza kubafata. Mana Nyagasani, dore umwana w'umukobwa ukuntu byamugendekeye. Yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kwitonda ngo arebe ngo aze kubureba niba bari abantu yabasha kuba yabafata. Mana Nyagasani, ese biroroshye arababona cyangwa ntabwo ari bubabone? Barakwereka umukobwa disi yakomeje kumuvugisha kuri telefoni, barangije kuvugana telefoni yahise ayifata neza, arambwira ati nta kibazo, n'ubundi uko biraza kumera kose ndabashakisha, ndaza kubabona muri uyu mujyi, ntabwo ndi bubashe kuba nababura. Witegereze neza Nyagasani Mana yanjye. Umukobwa yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kumubwira ati n'ubundi mu by'ukuri urakoze kandi kungira inama, n'ibyo mbwiye ndabizi neza ko biraza kugenda neza. Umukobwa disi yakomeje kumuganiriza, akomeza kumubwira namurema n'agatima, arambwira ati humura uraza kubafata, ati kandi biragenda neza, ati kandi nubafata uvunire mu mavi. Mana Nyagasani, umukobwa yahise afata inzira arigendera, undi nawe asigara aho ngaho, ariko mu by'ukuri yahise anamukupa kuri telefoni, arambwira turakoze cyane, reka nze njye kubareba, urakoze kuba umpaye location y'ahantu bari. Umukobwa yahise atangira kugenda, ahita akomeza yigendera. Mu by'ukuri ariko yari yamaze kumenya ahantu abantu bamutwariye amafaranga ndetse na telefoni bari baherereye. Umukobwa yafashe umuhanda arigendera, batwereka ba bantu baje ngabo n'akamoto bahise baparika. Baraza, ikigaragara cyo nuko aba bajura bari bagiye kuza ngo baparike bagabane ya mafaranga ndetse y'uyu mwana w'umukobwa. Baraje baparika moto bitonze, arangije umukobwa aramubwira ati ubaye witonze ano mafaranga tugiye kuyagabana dutuje, turebe ko noneho natwe twahita tureka umwuga wo kwiba tugahita twiteza imbere. Mana Nyagasani, ngo wa mukobwa na kagakapu yahise ava kuri ya moto. Akimara kuva ku moto aramubwira ati n'ubundi uko bimeze kose ngiye ya mafaranga yagabana kandi ni menshi. Umusore nawe yavuyeho kuri moto bwangu aza yiruka, aravuga ati ibyo biceri ni byinshi turabigabana kandi biratugirira akamaro. Mana Nyagasani, dore umusore hano yahise ahagarara ku ruhande, ntabwo yari arwambaye kubera ko amafaranga yari muri kano gakapu yari menshi cyane, yabonaga nta kundi kuntu ari bubigenze. Mana Nyagasani, ibi ni ibiki? Arangije akuraho inote atangira kuzireba, kumbe ku ruhande ahantu bari baparitse wa mukobwa yari yishe mu ndabo zihari. Mana Nyagasani, yari yabihishe inyuma mu ndabo zari zihari. Arangije atangira kugenda aza gake gake asatira wa musore ndetse na wa mukobwa ahantu bari. Yaje anyonyomba yitonze bucece kugira ngo bataza kumubona. Abandi nabo batangira kugabana amafaranga atari ayabo, batangira kuyabara ndetse bayikinamo, ariko mu by'ukuri aya mafaranga ntago yari ayabo. Umukobwa yakomeje kuza gake gake ari nyuma y'indabo kugira ngo bataza kubasha kuba wamubona, ariko mu by'ukuri bari bakutse umutima kubera amafaranga bari bamutwaye. Umukobwa yari yamaze kubabona kubera ko bari bamurangiye ahantu araza kubasanga. Bakomeje kunezerwa, umukobwa akomeza kuza gake gake muri ubwo buryo abareba yitonze, avuga ati n'ubundi uko byamera kose amafaranga yanjye ntago muri buyajyane ngo muyaheze, ndabizi neza ko ndabateza polisi cyangwa se birarangira mugiye gufungwa kubera ko ubwo n'ubujura bukabije muba mwakoreye abantu. Mana Nyagasani, barakwereka amafaranga batangiye kuyakinamo, batangira no kuyanyanyagiza, yari amafaranga menshi cyane, ariko mu
mu by'ukuri umusore yakomeje kuguma aho ngaho akomeza kuyabara yitonze, kumva umukobwa nawe yaje agira ngo abafate abaka amafaranga ye. Umukobwa yahise aza yihutsa bwangu, aza gake gake muri ubwo buryo ngiyo na ya telefoni ye ahantu yari yayibitse. Arangije araza ahita afata wa mukobwa ndetse na wa musore ahita ababwira ati mumereze amafaranga yanjye, mwikomeza gukinira mu mafaranga yanjye ntago ari ayanyu, mumereze ibyanjye. Barangije ahita amuhereza, arambwira ati n'ubundi yamwambura na kakabage, arambwira ati mwabisambo mwe, kuki muri abajura bo ku mihanda mwirirwa mugenda mwambura abantu amafaranga, icyo nzi cyo ntago muri buncike, turabisubiramo kandi birarangira babajyanye kubafunga, kubera ko ibyo ntago ari ibintu. Ndabizi neza ko mwabajura mwe, mwiba abantu, mwambuye abantu ku mihanda, mwagiye mukoresha amaboko yanyu mukihangira imirimo, mwabiterwa n'iki? Ngira ngo mbonereho n'abantu b'abajura kwihangira imirimo bakareka kwiba iby'abandi. Barakwereka disi umukobwa yakomeje kuguma aho ngaho, bakomeza kumusobanurira, arambwira ati amafaranga yawe ariko ngira ngo wayabonye, ibindi uri kuvuga byihorera ujyana amafaranga yawe. Mana Nyagasani witegereze neza. Arangije yaramubwiye ati fata amafaranga yawe n'ubundi ufata inzira ugende kuko wamaze kuyabona. Umukobwa arababwira ati nta hantu nawe anyigiye, ahubwo n'ibindi byose mwagiye mwe abaturage murabiryozwa uyu munsi, ntago muri bubashe kuba mwacika, ibyo mwatwaye byose muraza kubigarura. Mana Nyagasani witegereze neza. Barakwereka umukobwa yahise aheka agakapu ke, arangije arababwira ati nta mikino mfitanye namwe, murebe igihe mwanesheje, nakabaye nanjye ndi mu bindi, ariko reba umwanya mwanesheje mukaba mwanzanye aha ngaha nje kubareba kugira ngo mukunde munsubize amafaranga yanjye, ariko ntabwo turi bwumvikane, nta nubwo muri bubashe kuba mwancika. Icyo nzi cyo nuko njyewe ndabagumana, nta hantu muri bujye ngo mubashe kuba mwancika, mubyumve neza kandi ndabibabwiye. Mana Nyagasani witegereze neza. Arangije umukobwa akomeza kubabwira ati n'ubundi umuntu wawe wakoze ubujura arahanwa, kandi mwebwe ntabwo muri buncike, uko byamera kose nimundusha imbaraga mwigendere. Mana Nyagasani umukobwa yari yamaze kurya amavubi ndetse yanarakaye, ariko mu by'ukuri ntago mbizi ngo niki giteye uyu mukobwa kurakara. Ese ko amafaranga ye yarayabonye iyo afata inzira akigendera, ariko yarashaka guca umuco wo kudahana, nawe ngo abikurikirane abanza hane bano bantu. Mana Nyagasani witegereze neza. Bakomeje kureba muri ubwo buryo, ubwo babura bica bamwe batwaye amafaranga, ariko nta kundi kuntu bari bubigenze. Bakomeje kureba gutyo muri ubwo buryo, bakomeza kwihangana. Arangije umukobwa kuramo agakapu ke, kuramo n'amafaranga, arabwira ati amafaranga yanjye mwari mugiye kujyana, aya mafaranga niyo abakozeho, niyo agiye kubakoraho, kandi ndabizi neza ko ntago mwabasha kuba mwancika gutyo ngo mufate inzira mugende. Mana Nyagasani umukobwa arabibabwiye, arangije atangira gufata agakapu ke yitonze, arababwira ati nta hantu muri bujye, ntago muri bubashe kuba mwancika, nanabibasubiriremo, icyo nzi cyo nuko mutari buncike. Mana Nyagasani batangiye gusubiranamo, atangira kuvuga ati uyu musore niwe wanshutse ngo ngende nze mwambura agakapu, umusore nawe ati uyu mukobwa niwe wanshutse. Mana Nyagasani yahise atangira kubafata bombi, ahita afata wa mukobwa amufata amaboko y'inyuma ndetse ahita afatana wa musore. Mana Nyagasani umusore yaragiye kwirukanka, umukobwa nawe aramugarura. Mbega umukobwa w'umunyamutima. Mana Nyagasani ikigaragara cyo nuko bigiye kurangira abafasha bajyanye kuri polisi, Mana ngo babafunge, kubera ko ibyo bari bakoze ntago byari ibintu by'i Rwanda, ahubwo Nyagasani bari bagerageje kuzana ubujura ndetse buhambaye. Mana Nyagasani ibi ni ibiki? Hanyuma rero reka ngushimire wowe twatangiranye kuva ku munota wa mbere, wibutsa gukanda subscribe kuri Nganzo Recap cyangwa se Nganzo TV show. Mana Nyagasani umukobwa yatangiye kubabwira ati mufate inzira mugende mujye guhanwa, ibintu byo gukubagana cyangwa se ibintu by'ubujura muzanabicikeho n'ikindi gihe, ntago ari ibintu byiza. Mujye mureka ubujura cyangwa se uburara, kubera ko nta terambere wazagira ufite uburara bungana gutyo cyangwa se uri igisambo bigeze aho ngaho. Umukobwa yatangiye kubafata arabajyana, atangira kubashyira imbere, arabatwara abajyane ku bashinzwe umutekano babashe kuba babigisha. Mana Nyagasani ibi ni ibiki? Mbega umukobwa ukomeye, mbega umukobwa w'umunyamutima. Arangije yatangiye kuberekeza, afata inzira arabajyana, arabwira ati mufate inzira mujye imbere muhogi tugende. Mana Nyagasani uyu mukobwa bajyanye hehe? Hanyuma rero reka mbonera kugushimira we twatangiranye kuva ku munota wa mbere. Niba wakanze subscribe n'iby'agaciro, ubindi tuzahore mu gasone ku butanda. Bakunda cyane.